Breaking news ndagusuhuje uwoherereye mu gihugu cy'u Rwanda, amajyepfo y'u Rwanda, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse n'iburengera bwaryo. Reka nkwifurize amahoro y'imigisha. Ntangiye nkubwira uti ni breaking news, ndabizi uhise utekereza iki ukibona ayo mafoto cyangwa se utwo tuvideo wagiye ubona aho kuri thumbnail yawe. Titi Brown na Nyambo byakomeje guhindura isura, aho umubano wabo ndetse n'ibihe baciyemo byose babashije kuba uwitwa Nyambo Jessica yabitesheje agaciro. Utangiye wibaza ati byagenze gute rero kugira ngo aze kuba yabitesha agaciro? Urasabwa kunkurikirana akantu ku kandi kugira ngo nguhereze inkuru yuzuye iri update, kugira ngo ikiganiro ndetse n'andi makuru agezweho cyane muri showbiz, muri entertainment, kugira ngo ujye ube update yo kuyabona. Kora subscribe, like, share and comment kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Wibuke gukora ku kazogera ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro byacu dukora bya buri munsi. Like ni icya mbere, ituma YouTube idufasha kugira ngo tubone recommendation. Uwitwa Nyambo ndetse na Titi Brown, urabizi ko mu gihe tuvuyemo ndetse n'ubwo Titi Brown yaje kuba yafungurwa aribwo baje kuba bakereya umubano ndetse banazana content yatumye igaburira abantu benshi baba YouTube cyangwa se nakita nk'ababloga, abanyamakuru bakorera kuri izi social media. Urabizi ko aribwo baje kuba bajya mu mubano, ariko urukundo rwabo ntibarugaragaza, aribwo bitanaga ababeso. Biza kuvugwa ko Nyambo ndetse na Titi Brown bakundana urukundo rw'abasheri ndetse ko bari hafi yo kuba babana, ariko bidatinze mu minsi ishize ubwo Nyambo yaje gukora ikiganiro ko Isimbi TV, nibwo yaje kuba yakihakana Titi Brown avuga ko kubana nta birimo ndetse ko batigeze banakundana. Ntibitinze kabiri Nyambo yaje kugaragara yagiye ku nyanja ndetse kwirira agafi n'umukunzi we, aribwo yaje kuba yanamuterera ivi. Ni inkuru itaragiye yumvikanaho kimwe n'abantu benshi, ariko abantu benshi bagenda bayibaza. Titi Brown mu gihe yiturije bitewe na message ndaza kupininga aho ngaho kugira ngo uze kuzuminga neza nawe uze kuba wakisomera. Nibwo Titi Brown yaje kuba yabwira Nyambo ati ibihe ndetse n'iminsi twagiranye bibaye byiza wabisiba, yaba amavideo ndetse n'amashusho, byaba byiza na namba zanjye ukazisiba. Urumva ko byatangiye kongera kuzamo impaka, ndetse ari nabyo byaje kuba byatera uwitwa Titi Brown umutima mubi cyangwa se urwango, bitewe n'amagambo yaje kuba yavuga. Kuko Murungisabe yaje kuba yamubaza ati biramutse ko wowe na Titi Brown muza kuba mwabana, umajije kubihakana hano. Nyambo Jessica nta kurya indimi mu burakari bwinshi, ubona ko atanishimye, nibwo yaje kubwira Nyirisimbi TV ko bidashoboka, ko bitazigera binabaho, aho ngaho kari nko kurota Kongo yateye u Rwanda. Amagambo yaje gukoresha atari meza, yavuze ko naho ihene yahinduka intama, ko ibi bintu bitakigera bibaho. Wowe se uri kunkurikirana kuri iki kiganiro, uribuka Nyambo amagambo yaje kuba yatangaza ubwo yari ari mu mubano ndetse na Titi Brown? Bidatinze buri kantu we yari aryamiye majanja, aza kwisabira Nyambo ko bakibera ababesto, ko yabonye afata ababesto be neza. Nyambo n'ubundi yari arakaye, ubona ko atishimiye buri nguni, dore ko nimba ariko ari kuri kamera wenda atashatse kugaragaza amarangamutima ye ntawamenya, ariko bitewe n'ibihe bagiye bacamo cyangwa se umubano bagiye banagirana na Titi Brown. Titi Brown yaje kuba yajya kumwerekana iwabo nk'umukunzi we, ari nabyo byaje gutungura abantu benshi ndetse na famiye ye, biza kubatungura cyane, bibaza ati se uyu Nyambo Jessica ni ibiki adukoze? Dore ko abantu benshi bari biteze ko Nyambo ndetse na Titi ariwe bizabana. Abantu benshi bagiye bavuga ko
yari ukugira ngo bareme content cyangwa se babe bakubakira Titi Brown izina nk'umubyinnyi. Ariko nanone tukaza kwibaza iryo zina Titi Brown atari afite ko n'ubundi yari umudanseri ukomeye cyane, ari nabyo abantu bagiye bibazaho. Bamwe mu makomenti nagiye mbona bandika ibigiye bitandukanye bitewe n'amarangamutima yabo, ariko ntago ariko bimeze, kuko uyu Nyambo ndetse na Titi Brown benshi bagiye bavuga ko ashobora kuba ari mu rukundo na Rocky Kimomo bitewe n'amavideo cyangwa se amafoto yagiye agaragara ku mbuga nkoranyambaga, ariko uyu ntago ariko bimeze. Amakuru utazi kuri Nyambo, mu gihe gitoya muraza kubona save the date ndetse n'umudiaspora agapfundikiye gatera amatsiko. Mutangire mwibaze ati uwo mudiaspora ni uwihe? Amafoto cyangwa se amakuru yose uri buze kubona, reka nkubwize ukuri ko ayo makuru yose aza kuba ari ibihuha, kuko Nyambo yamajije gutangaza cyangwa se ku bakunzi be na famiye yiwe ababwira ko umusheri we cyangwa se umugabo we ari umudiaspora. Ibi bintu biraza gutungurana nka Nana ndetse na Mitsutsu. Ubwo Mitsutsu yaje kuba yakundana na Nana bikaza kuvuga ko bari mu rukundo, ko bari hafi yo kuba abana, ndetse urebye amavideo ndetse hari na channel yitiriwe Nana wa Mitsutsu. Byaje gutungurana batabanye, ari nako Nyambo Jessica yaje kuba yatungurana atabanye n'uyu Titi Brown, ahubwo bose baje gushirira ku ba diaspora. Timu ya Kiramani Majoro yaje yose kuba yashirira ku ba diaspora, aho uwaba ubyihishe inyuma yaba arinde ko Mitsutsu yaje kuba yakitakana uwitwa Kiramani Daddy amubwira ko ari we watumye ashwana n'umukunzi we, dore ko icyo gihe Mitsutsu yaje kuba yasaba ijambo bagashaka kuri mwima, aribwo yaje kugaragara imbere ya kamera ahereza uwo bahoze ari mu rukundo. Nubwo Mitsutsu ataje kuba yabyemera, yaje kuba yabikubitira kure avuga ko yari content cyangwa se yari kugira ngo babone amafaranga yo kuri izi mbuga nkoranyambaga, by'umwihariko kuri YouTube. Ariko ni ibintu ubona ko byanagaragaye mu maso y'abantu ndetse n'abafana ba Mitsutsu yaba ba Kiramani. Ni ibintu bitagaragaje isura nziza, ari nabyo byakereye urwango hagati ya Mitsutsu ndetse na Kiramani, dore ko ubu batanavugana. Kiramani waje gutungurana akavuga ko Mitsutsu atamuzi, ko atigeze amumenya. Nanjye naye nicare nahise mvuga ati hajya ubwo Mitsutsu ndamuzi? Bitekerezaho inshuro eshatu nsanga Mitsutsu muzi. Ubwo nahise nibaza Kiramani uwo Mitsutsu yaje kuvuga ko atazi. Aho Kiramani ndetse na Nyambo Jessica bafitanye umubano ukomeye cyane, by'umwihariko banavuga ko ari we ushobora kuba yaramuhuje n'uwo mu diaspora nk'uko yaje kuba yazanira Nana umudiaspora bikarangira bashyingiranywe byemewe n'amategeko. Ubu Kiramani ntabwo yaba yihishe inyuma y'umubano wa Titi Brown ndetse na Jessica Nyambo. Biraza kugenda gute nidusanga Kiramani ariho n'ubundi ubyihishe inyuma? Gusa icyo nakubwira cyo kuri iyi nkuru cyangwa se aya makuru nandi kubagezaho, by'umwihariko nk'abakunzi ba Neyiki TV show, ni ukukubwira ko Nyambo ndetse na Titi umubano wabo wahagaze burundu, ko umwe Nyambo ahuye na Titi Brown ko atabasha kuba yamuhereza akaboko, bitewe yuko namwe mwagiye mwumva inkuru zigiye zitandukanye. Nyambo aho yagiye yihakana Titi Brown. Titi Brown yibereye mu mazi abira, nawe yaje kuba yagaragaza umukunzi we, by'umwihariko yanze kuba yagaragaza ku mavideo, ariko yaciye amarenga avuga ko afite umukunzi mushya, avuga ko ari mu rukundo, ko aryohewe. Uyu Titi Brown nibiza kunkundira ni ukumuhamagara mu kiganiro nkaza kumubaza ku mubano we yagiranye na Nyambo. Wowe muri comment urasabwa kuza gutera comment ndetse no kwandika kugira ngo tuze kumenya uko uri kubyumva ku ruhande rwawe cyangwa se kuri side yawe. Reka ngume ngushimire wowe wahisemo gukurikirana ikiganiro. Ngiye nitwa Neyiki.
kora like, subscribe, share and comment. Like ni ingenzi ku bantu batabizi, like ituma YouTube iguhereza recommendation.